Nyarwandakazi rubyiruko mbarutozi impinduka mu Rwanda tuba twifurije ikaze tugiye kubagezaho mu mwanya uko umuhango wo gushyira intwaro hasi urongojwe imbere na SADC na MONUSCO n'abandi bantu wabereye muri Kongo uyu munsi tariki 30 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2014 ngo uwo muhango kababereye imbere ya ambasaderi bari mu gihugu cya Kongo cyane cyane ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na ambasaderi w'Ubufaransa bakaba bari bahari ukaba warongojwe na SADC imbere ngo hakaba hari nk'amakamyo agera kuri 20 yatwaye abasirikare ba FDLR bajyana ahantu bwana Alex bakunzi bake wavuye mu Rwanda aje kureba uko umuhango ugenda adusobanurira ngaho ni mutege amatwi mwumve uko uwo muhango wagenze. Murakoze kandi mugira amahoro y'Imana ibi mwabigejweho na Karuranga Sare. Murakoze kuba mwagiye kugira ijambo mu by'ukuri nk'uko rero twari twabivuze uyu munsi wari umunsi mukuru cyane cyane urugaga FDLR boka aho umutaka pesi imberakuri nk'uko twari twabitangaje twawitabiriye akaba umunsi mukuru wabereye buri busa aho bita Katiku cyagaragaye nk'uko rero yari yabitangaje ko uyu munsi ariho ishyira intwaro hasi yazishyize imbere ya SADC ndetse na communauté internationale harimo abari bahagarariye umuryango w'abibumbye abahagarariye guverinoma ya Kongo hari haje visi guverineri wa Nord-Kivu hakaba hari haje n'abahagarariye za ambasade cyane cyane ambasade ya Amerika ndetse na ambasade y'Ubufaransa ndetse hakaba hari haje n'abandi bashyitsi baturutse mu bihugu bitandukanye bya SADC. Icyo nabwira abantu nuko iki gikorwa cyabaye igikorwa cy'ingirakamaro kuko mu kanya gashize niho umuhango urimo kurangira akaba nk'uko SADC yabidusezeranyije ko abasirikari barambitse intwaro mu maboko yabo niko bigenze kuko yabatwaye ubu tuvugana barimo kureka imodoka akaba rero inzira twatangiye y'amahoro inzira iganisha ku iterambere ry'igihugu cyacu ariyo tugiye kuyoboka dufatanyije na FDL nk'uko byari byaratangiye ugasanga muri make ari igikorwa cyiza cyane. None se abo basirikare ba FDLR SADC yurije amakamyo ijyanye mwamuza ahantu bajyanye cyangwa bajyanye muri ya programu navuze ejo tuganira yo gucyura abanyarwanda bashyize intwaro hasi bakabanza kunyura ni mutobo cyangwa SADC ari ibyo abasezeranyije byerekeye nko kubarindira abanyarwanda b'impunzi bari aho muri Kongo kuko ari FDLR isanzwe barinda kandi kaba itanze intwaro zayo. Icyo natangariza ni uko ahantu SADC ibajyanye cyane cyane bishaka ko nk'uko bari ku butaka bwayo ni ahantu hazwi twese abenshi badutangarije yuko ndetse yaba n'imiryango yose yabo SADC ndetse umuryango w'abibumbye bagomba kubafata mu maboko ntabwo abantu bo kugera mu Rwanda nk'uko twagiye tubabwira iyi ni inzira yo kwereka Leta ya Kigali ko abanyarwanda twarambiwe cyangwa intambara ko igihe kigeze cy'imishyikirano hagati ya Leta y'u Rwanda n'abatavuga rumwe ndetse no mu byo twagerageje gusaba na SADC n'ibyo birimo kudufasha kumvikana Leta y'u Rwanda yuko tugomba kujya mu mishyikirano kugira tubisubiremo umuryango mpuzamahanga wafashe abantu kugira ngo ubajyane mu Rwanda ahubwo ni porosesi yo kwereka buri wese yuko ya turufu
yo kuvuga yuko FDL yitwaje intwaro ubu yavuyeho, ubu intwaro zose bazijyanye, ndetse n'abantu bari bazifite ndetse n'imiryango yabo bagomba kuba mu maboko ya SADC. Uburinzi mu SADC, buri kintu cyose gikenerwa kugira ngo umuntu byose biri mu maboko ya SADC. Ikindi twababwira ni uko yaba SADC n'umuryango w'abibumbye ndetse na guverinoma ya Congo, abo bantu bashyize mu maboko yabo, bavuga yuko bose nabo bafite bamaze imyaka igera kuri 20 babatererana, ariko ubu akaba ari bwo buryo buzima, akaba igihe kigeze nuko babafasha bakabafasha ndetse no gutaha, kandi bagataha badapfukamye nk'uko twagiye tusobanura. Ko bishize mwatubwiraga ati leta y'u Rwanda nayo mwarayitumiye muri icyo gikorwa, ese haba hari abantu bahagarariye leta y'u Rwanda baje muri icyo gikorwa, cyangwa niba baje ese baba ari bande? Ngira ngo ofisiye nta leta y'u Rwanda ntabwo tugeze abayikora ntibahura, kuko abari hari abantu benshi cyane baturutse imihanda yose twaje tururiye. Bwana Alex, murakoze. Ndabona ibihe n'igihe n'ikirere kitatugendekeye neza kugira ngo dukomeze twumvikane, ubwo wenda turategereza abanyamakuru mpuzamahanga, nizere ko bahari bashobora kuza kutugezaho uko umuhango wagenze. Barahari cyane. Urakoze cyane rwose, urakoze kuba tugejejeho muri make ukuntu ibyo bintu byagenze, ubwo turategereza. Ndabona kumvikana byagoye. Icyo nakwifuza n'abanyarwanda bose batwumva cyangwa bakurikirana uyu muhango ni ukwifuza ko ibintu byagenda neza, abanyarwanda bakumvikana, bagashaka uburyo bakemura ibibazo badakoresheje imbaraga, ko amaraso ya sesikaye y'abanyarwanda ahagije. Nta muntu n'umwe yifuza yuko hakongera kugira umunyarwanda amaraso ye amenekera ibintu bidafitiye akamaro. Ngaho rero Bwana Alex, wifurije umunsi mwiza, ugire amahoro kandi usubize nabo muri kumwe bose aho ngaho, aho wari waje gukurikirana uwo muhango uvuye mu Rwanda.